Je navutse mu bihumbi 2000. Abantu muri kuri live mwavutse mu bihumbi 2000 kuzamura muje munyita Uncle Bruce urumva ni hame kubera ko nsigaye mbona abajene nabo barakuze tugaciringa nkajya numva ari kuvuga stories zikagera zikagarukira mu nzira bise bimeze biti kumwe n'abadaho ataraza shaka hari ibintu bimwe na bimenye mutaraza Rosa mwabubonye ubona hari ikizere cyuko tuzagera no ku ma stage mpuzamahanga. Nje ntago nabivuga nk'ikizere uko nagiye nyanyuraho nuvuga ngo icyo kibazo mbajije cyarasubijwe. Sida ifone ikutari kugaragara neza mu bantu twashaka kujya ngo ndigikara Mumese mutese turi muri Kiss FM turi ku premieringa Colorful Generation do turi kumwe na Rusine ndetse na Itapendo dore girani nuriya nababwiraga uriyo wambaye umukara ahita yubika umutu mumese mutese abantu banje muri radio rero yindirimba irangiye abantu bose bahita bava mu bintu bari kwigira bagahita babaseriye niho binshangira Rusine rahimana ko Rusine himana murabona igihe twahere tuganira Rusine nta kintu kimwe yavuze burya mu buzima busanzwe nta setsa agasetse iyo yishyuwe gusa muzayemo mbere muri DM nimuze kubivuga nimurabure Ariko Rosa wamuririmbaga wibiki no Rosa ndamuzi no muri hudu ariko sinamuvuga namwise Rosa ngo namwise Rosa ngo bitarabura abantu bari kumva album muratwika ariko ni umuntu mwiza ni umukobwa mwiza twese turabizi bangaga gutereta mwese na oya ntago ndi Rosa ntago uri Rosa none se uko nta ni cyiza cya Rosa nta n'umusaruro yabyaye anga ni cyaci ni cya Rosa nyine niho bibera Rosa rero suza bamwe Nagusetsara. murabona sasa Musetsa cyenye mwana. Dore Rusine ari muri ya generation y'abantu b'abahungu sinzi umuntu wabwiye ko kwirya gutya ngo ari jadanje ni abahungu babirya ngo basubiyeho Ariko nta kantu gatuma amategeko n'amave. Okay iyi ni indirimbo Rose ya Bruce Melody kuri Colorful Generation urimo kumva uyu munsi bwa mbere kuri Kiss FM 102.3 Kigali's #1 hit music station. Turacyafite indirimbo nyinshi kandi nawe ari hano muri za Kiss FM. Bruce Melody dukurikije indirimbo ebyiri yitwa Narinzi kuzagaruka ndetse n'iyitwa Maya wazitubwira wiki Maya ninjye wayirwaniye inkundura kugira ngo ijyeho ni indirimbo yakozwe na Made Beats ndayikunda bya hatari ni bwa bwoko bw'indirimbo umuhanzi abakunda ariko afite impamvu ifatika cyane ariko ukaba utayimukuraho yego Maya rero iri mu ndirimbo nkunda cyane kuri album ku buryo tujya no gutoranya bari babizi neza ko nta muntu wayikoraho iya kabiri yitwa Narinzi kuzagaruka ni indirimbo nakoze nikoze hari ibintu rero umuntu ajya gusobanura kumara ibiri kamuguke ni indirimbo nakoreye mama witabye Imana ariko nyikora mu ishusho ya mushiki wanjye muto ari nawe bucura bwo mu rugo ubwo rero mwumve ko ari uri kuvuga abwira mama we yego waturirimbiraho gato kuri indirimbo genda zari birori iyo ndirimbo ziko ibi kuri TikTok everywhere bamobera batugiye mu ijuru sinkamenye icyo bisobanura Narinzi kuzagaruka Our Kiss FM. Rusine ati abayigirisha agaciro abakorera ibintu atarabayigirisha bakora badirije barangiza indirimbo gusa
siyo ndirimbo tuyumva kuri TikTok ahantu hose nayishyize nashyizeho pati wakurura koza akagoma ngoma ntiwakarara twagarutse iyi ndirimbo nayo yitwa Maya nayo iri kuri album ntabwo nibuka ari yakangahe ariko yakozwe na Medbeat ikaba ari nziza iraryoshye ngenda ikunda sana uzi ukuntu numva isona nubwo atari indirimbo yo kwishimisha ariko numva isona nko kuri beach ku mucanga nambaye agashati kariho amawuwa atarimo n'agasengeri ntafite inda karimo karaguruka ari umwana ku ruhande nuko ngo gafunguye ari abantu bacicikana aho ngaho tutaziranye kandi nanjye nitaye uwe mwana kora nimwikiri oya ntabwo okay ko ntamuzi ntabwo naba namubona nari wikirije natekereje yuhu uretse kuba harabaye discussion ndende kuko indirimbo nyinshi wari ufite nka 200 guhitamo iziri ujye kuri album 17 hari izindi challenges waba warahuye nazo urimo gutunganya iyi album gukora imiziki biragora barumva nyine bireba abanyamuziki ariko oya turebere guhura umuntu wa reka mbahe nk'umunsi umwe hari umuntu nibagiwe yego umuntu witwa Igor w'umuhanzi muramuzi mabano buriya yaradufashije cyane njyewe na Keys ari mu bantu twamaranye amasaha menshi ku bantu bose bakoze muri album nyine mu gihe kimwe atarayo nagiyeyo ngo ntahe nsubireye hari umunsi urangiyeyo na Keys twamaze amasaha 48 tureba twara yacapye akazi tukagakora kanga kurangira kabisa kandi nta muntu dusigana nawe ngira Keys none se watinyuka koko kagira ibitotsi wabibona muri karite zikomeye za Keys harimo n'akantu ko kutarambirwa no kudacika intege biragora nyine ko abantu benshi ubundi tugahuza urangiye sinjya mpfa kugira ibintu byo kurambirwa rero Igor yarantunguye Keys nari nsanzwe bimuziho Igor yarantunguye kabisa Red Bull fate coffee fata agacyayi wenda undi nawe ukabona ntako atagiza iteko muci intege fata joti urumva ariko ubwo ayo ni amasaha ya nyuma yo gutegura yo kurangiza indirimbo zari ziri kwa Keys zose byadutwaye amasaha amanywa n'amajoro tureba pe ku buryo aho naryamye hacitse akobo ubwo ntabwo najya kuvuga tudetaye twose tw'ibyagenze bitaragenze zo twasibye zo twabuze zo nakoze iyi album nayikoreye introduction 3 iya 4 niyo twashyizeho ubwo rero ni byinshi tuba twaranyuze mu byinshi umuntu yinjiye mu by'akazi byo n'ubundi nyine nta kazi koroha kabaho twaragakoze karemera ikindi cyagoranye ni abahanzi nta kibazo twabigiye amayeri urumva mwari mwabiteguye ahubwo uburyo bushyashya bwo gusohoramo indirimbo nyine bitewe n'abantu turi gukorana nabwo imihini mishya nyine n'amabavu nta kundi ni ukwiga unabikora nyine icyarimwe ariko ni sawa cyane kubera ko n'ubundi nicyo nari naratingiye gusohora album gusohora ikintu ntikigende mu buryo bufatika cyangwa ntikigeraho cyagakwiye kugera birababaza kurusha kuhanyura ubabaye ariko ukahagera rero album iravuna ubwo nimumba narakoze indirimbo 200 ngasohoramo 10 na zingahe nako kazi kose kaba karagiye no kuri izo zindi nubwo zitabashije gusohoka ariko twashagamo ibyiza bibakwiriye kuko buriya rego umukiriya no umwami tumubaha kubi ntabwo twamusondeka umunsi umaze gukorera amashusho hari ayo yakorewe hanze y'u Rwanda yego nk'indirimbo yitwa Oya twayikoreye Zanzibar impamvu nyivuze nuko harasohoka indirimbo uyu munsi burangiye iba yarasohotse kurangiye baritanze mbagira ngo yaragiye uyu munsi turasohora indirimbo mw'abantu mwa Bruce Melody na Joe Boy irasohoka mu kanya gato 5:00 ubwo muramwahageze irasohokana na video yayo irajyaho murebera amashusho hose muraza kuyihabona
muze kugenda mu ndebere mumbwire ko akantu ko kuba inzobe kugabanya ibiro buranga ariko birimo ibintu kabisa nakubonye mu gakabutura kabisa umeze neza cyane oya ntabwo gambara ikintu none akantu ko kuba inzobe kagiye kiganzamo cyane ni filter waje bagucishije muri filter ibiro narwanye nabyo birananira album irazirambye iti humura ndabikugabanyiriza ndagufasha byagiye so amashusho twari yakoze ni indirimbo nziza hano mwayumvishe yitwa Beauty on Fire yego nabikunda abakobwa bacu aribo bayipostinze kurusha abo muri Nigeria kuko mbona kamera zitababera natwe indirimbo yitwa Beauty on Fire yitwa Beauty on Fire mu byumve oya nanjye nubwo ntarimo ariko urumva iyo rero yari yakinye wenda uri nk'umufana wayo uravuga ngo turabatsinze Jean Arwana indirimbo yitwa Marijuana ntabwo yitwa Marijuana urumvikana ni Maru na Mariana abantu muri kuri live mwavutse mu 2000 kuzamura muje munyita Uncle Bruce urumva ni hame kubera ko nsigaye mbona abajene nabo barakuze tugaciringa nkajya numva ari kuvuga stories zikagera zikagarukira mu nzira bise bimeze biti kumbi n'abadaho ataraza shaka hari ibintu bimwe na bimenye mutaraza bakaje kukwita Uncle Bruce Uncle Bruce mukafata mugashyira ahantu ko sinabe mukanye maze kube dore se wa mukobwa wanjye nta muntu ugira umwana ungana gutya atari uncle ubu na Rusina nyita uncle nuko wenda atabivugira hano cyangwa se yabivugira ku mutima wenda nanjye ntabimbwire ariko Rusina ubanza atari muri za kibiri iyo murebye rwose itama iyo murebye itama mbona okay ndamuruta ariko twa generation yabimwe ariko nanjye nemera Uncle Austin ugomba kunyita anti oya anti pendo si kuvuga anti ukongera igiswahili ndumva bitari kugenda Anita ani muri Anita arimo anti n'ubundi anti n'izina ry'igiswahili ntibyagakurikiranye bibaze ngo generation zegeranya anti pendo anti bahati anti Uncle Bahati ko bahati bani tonto wangu na tantine pendo iyo ni Marijuana wabwiye kuvuga ngo iki oya Mariana ngo wiki ngo Mariana abantu bari kwandika indirimbo bakunze nizo kubona kanya ndaza kwabwira ukuntu byagiye bigenda ngo zibeho n'abantu bagiye babigiramo uruhare ngo hashye muri introduction muze kumbwira ijambo ritangaje mwumvishemo kuko ririmo dore nabazanye atanu imana ndakazaboneka mushakana mukomanya ujye mukareba thank you hanyuma signing ndaje ngasigninge muzabone ko Colorful Generation bayizanye muri Kiss FM twa premieringa abantu bose babireba yego mu myaka izaza abantu bazahagera bazabona ko natwe twahageze uko senya ku mafaranga sorry ndiba cyo yeah thank you Bruce Melody thank you yego mugaye postini nabona rero muremure hano atakana kabisa mbere cyane nuko thank you
ubwo niyo mpamvu nari mbaye ngiye. Ay! Bari nasha! Uyu mugara rero. Ubundi agakwiye guturenzaho nk'ikivugo. Marakoze kuri andi cyane kibaye wacu watsase nzakari ko nari nani wasinaje. Guma. Yes. Oya we. I'm the god. Oh, turamara kwivuga ukagayituyere. Ashokote nyikwabira. Usigiye nahereyemo ukamuragira mu moke koko. Iyi album iri kuziyo platforms zose zo kwisi abantu bumviraho muziki wayisangaho. Hanyuma aho itari Yego. ntago naho hahasha. Okay, so kugeza ubu tumaze kumva indirimbo zirenga 17 hasigaye nkeya ariko nazo turaje tuzumve n'ubundi. Hanyuma rero buretse gato nibutse ko hari album itari ni he ni kuri YouTube, ariko kuri YouTube ho turagenda tuzibaha gake kugira ngo bigende neza uburyo bwose uko buteguye bwo gusohora album ivure, ariko namwe muzibone mu buryo bukwiye kuko ari isohoka n'amashusho, hari isohoka n'audio, bitewe rero n'ukuntu abajyanama mu byo gusohora imiziki bamfasha ko birasindu nararibonye cyane muri byo. Yego, nuko gahunda iteye. Okay. Tugiye kumva indirimbo yitwa Energy. Yego. Energy ni indirimbo nziza, ubaye uri umusirimu wakunda, bega mu yandi magambo numva utayikunze uhite wibwiza ukuri. Yego. Melody. Wakoze tuvuga ibintu byinshi cyane. Why Colorful Generation? Colorful Generation ni urebye ni nk'ibyo navugaga haruguru. Nko muri generation zombi nsanze nta fitingamo. Urumva kwa Austin ndi munsi. Kwa Rusine ndi hejuru ho gato. Nanje uri munsi ya gatoya. Kwa nabazanda ndi Uncle Bruce. Yego. Hanyuma rero tukanagira na baba mama twavugaga haruguru batumva ibijyanye n'isi turimo y'abajene n'abagenzi n'urubyiruko. Urumva ko dufite impande zose kandi tugomba kubana neza tukuzuzanya, bitihise ibintu bikagenda nabi. Yego. Gusa na album yanjye n'uyumva neza urasangaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubigize amabara ntaryo utasangaho. Guhera ku ndirimbo z'Imana, iz'urukundo, iz'ubuzima busanzwe, iz'ubuzima budasanzwe, byose. Rero ubuzima budasanzwe ubwo n'ubwira rubuye. Ubwo rero ibyo bintu byose twarabiteranyirije hamwe tubona tubishyize mu ibara bitaba ibara rimwe. Byaba amabara menshi. Ariko nanone ko natagitingaga generation zose ko buri muntu wese uzumva album azisangaho. Kubyita Colorful Generation byabonye ubusobanuro bwihuse kuruta andi mazina twari twahisemo. Okay. Ariko rero izi ndirimbo zose umvisha uko zisangira mu buryo butandukanye. Abaproducer ntabwo basa. Genre zitandukanye, abaproducer baratandukanye. Adruno baramubajije ngo kweri cyatongeye gusohora indirimbo nyinshi mu mwaka ushize. Aravuga ngo yari asigaye akora indirimbo ndakumva ngirimo irasama nk'iyari kuri akombo. None se ko n'ubundi yakoze shenge n'ubundi sanizi. Amaze gukora indirimbo nyinshi agomba gufata akanya gato nyine ko refreshinga. Ni nakazi kose sinimiziki gusa. Ariko icyiza cyanjye ngewe kubera ko nakoze nyinshi. No muri indirimbo savoka, umuneke n'imiteja ntago zibora. Ariko Juno n'umuhanga, Juno ntabwo yigeze abura indirimbo zo gusohora. Ahubwo wenda no kuba yabyumva ibyo ngibyo atitekereza akavuga ngo yarabyumvise kamenetse n'ibyahatari. Gusa na shenge irenda kugiramo akantu ko mu ndirimbo z'ubundi ziri hafi. Ariko nazo zirarizi. Nigeze gusara na producer Pastor P ndamubaza ni ko
ko muri iyi minsi uri gukora indirimbo zisa arambwira ati uragira ngo nkore indirimbo se zidasa hanyuma ukumva identity ari iki identity ibintu byawe bigomba kugira ikintu bihuriraho byanze bikunze niyo mpamvu nka Juno kuba yakora akaririmbo karimo ga flavor ke nyine niho nihabera Juno ariko wa mudage yaratumye nsa nabi uzi ko nakomezaga nireba nkavuga ntuse iriya mubazi yawe yatumye ubu twagira ngo ushizemo filter bigenze bite niyamubazi sinzi ikintu yikoze yakuyeho ndi bro wari benetse bro kubita hasi turi ubu twavugana rero yamubazi niyo nyiriho narindi kwitwe sorry nakubeshyaga irabana pe nizera ko muri kutubona neza abantu mwumvishe introduction ni rije jambo ridasanzwe mwumvishe yes album iri kuri Audiomack iri kuri Spotify iri kuri Apple Music iri kuri Deezer iri ahantu hose wumvira umuziki platform yari yose wumvira umuziki you give me that this song gonna change you but I'll never change like you so I'm trying to chase you. What do I gotta chase with girl like you? You give me that energy. You give me that energy. Oh. You give me that energy. You give me that energy all night. Yoo-hoo. hasigaye indirimbo ebyiri by the way Yego. hasigaye Diva hasigaye noneho n'indirimbo yitiriwe album Colorful Generation. Now, kuri Diva, I think Melody yarari live abari live babikurikiranye ariko it has a special story behind it. Abari kutwumvira nabo kuri FM reka tubibabwire. Diva ngo byagenze bite? Diva ni indirimbo nakoze mfite umushinga naranaganiriye n'abantu bitwa South Soul kubera ko bagize influence nini nyine mu muziki wa East Africa mu bantu rero bakunze indirimbo zabo cyane nanjye ndimo muri indirimbo mbatekereza buri uko indirimbo utekereza ku muhanzi ukora ko ikintu wumva ya fittingamo indirimbo ndayikoze ndayirangije turacuranza amagitari kumwe kwiza tumaze kubitunganya baranyitegereza baratandukanye bagira ngo bizarangiriraho nanjye mpita nyisohora nyine ndi mu umwe urabihorera bikora ubu nyinyweraho. Okay. Bruce Melody, abanyarwanda bumvise iyi album. Expectation uyu umuntu arimo gukora n'ikintu abavuga ati expectations zanjye ni izi ngizi. Ni expectations ufite kuri iyi album? Kubera ko ndi umuhanzi n'undi usanzwe aririmba usanzwe akora akazi iyo ngiye gusohora indirimbo buri gihe mba nizeye ko byanze bikunze hari umuntu igomba kugera ku mutima ntago ndabizi ko itanyura abantu bose ariko mba mbizi ko hari umuntu izasanga ahantu ikaba ariyo yari indirimbo ye. Ubwo rero ni album nizeye ko buri ndirimbo yose iriho hari abantu yagenewe hari abantu bazayikunda. Icyo nkora rero urangiyewe ndandaza ibyishimo ubu munezero ndawubahaye ubu ngiye kujya kurangura ubundi expectations ni byiza no kwishima no urumva umuziki uvura umutima nifuza ko buri ndirimbo iri hano iki ishobora gukora cyose yagikora kuko indirimbo ziranatungura ikanakora ibirenze ibyo utekereza cyangwa se ibyo watekerezaga ntiba ari byo ikora bimeze nk'abana twavugaga haruguru indirimbo yaba ikintu yonyine yivumburiye. Album rero bishyize hamwe iyo tubishyize hamwe icyo nyitezeho ni ukuzamura branding nk'umuhanzi no gukomeza kwegerana no gukurura abandi bantu benshi bagakundira umuziki. Hano hari ubutumwa bugiye butandukanye burimo n'ubwa turutse kwa Jado n'amajwi naringize ngo ni Austin nangiye kumuga ngo banze ugire ngo
asante sana kamavuta atandukanye tubone yego ni ikintu kiza cyane ibintu nk'ibi byiza cyane Kiza FM bigize nawe ugize ariko mfite akabazo k'amatsiko ukurikije igihe umaze uri umuhanzi ukurikije kuva Kanombe mu Kajyasi kugira ahantu ngo ari wahitamo ahujya ni he challenge yaguteye imbaraga wahuye nayo yatumye Bruce Melody aba a giant artist mu Rwanda? Imbaraga se buriya hari ikintu cyazintera ubanza ari mama na papa babyizeho baravuga ati uyu mwana rero ko ari special reka tumufatire umwanya uhagije tumuha urukundo niturangiza tumureke ajye no kwisi nayo imuha urukundo rwayo ariko ngeze mu muziki ho nasanze ibintu bisaba kutajenjeka Antoinette arinjiye dore ngo n'abasuze twagarutse so ngeze mu muziki ho nasanze ibintu bisaba gukora udakina kubera ko naje mu gihe cyari kirimo abahanzi benshi b'abahanga mbona n'indangara ntibizoroha twari dufite muri abantu twinjire mu muziki rimwe harimo Gisa harimo Christopher Gisa Kinganzo Gisa Kinganzo buriya rero agahogoza cyane zigati zazo harimo Gisa harimo Christopher harimo Ivry yarahari hari nde wundi mwuka byaramo na Derek buriya ari muri abo bantu baho ngaho hari n'abacari na Nina turahe nyuma twese buriya abantu twagendanaga tutari mu mikino na ba G Bruce bose urabibuka ubwo ku rundi ruhande hari ba Majid Black hari nabandi baraperi benshi bagiye bazira rimwe na ba JC nabandi bose abantu bari hari bose ko ngenda no producer na umuntu yumvisha uri umuproducer uba wumva neza nyine uburemere bw'iyo mpano mbona ninzanamo imikino ntibizoroha guhera icyo gihe rero kiraho gahunda yo kuvuga ngo aba bantu ikintu cyo nyine nzabarusha no gukora ibi bintu mbikunze n'ingufu zose guhera icyo gihe rero kugeza n'uyu munsi ntago ndi gukora umuziki mba ndi kuwukora ngamije ibyo abantu bazampemba ibyo nzakuramo cyangwa uko bizagenda gute ndawukora kugeza igihe numva ibyo nari nshoboye byose mbishyize ku meza nihuta cyane tunagana ku musozo Bruce Melody ubungu baho bigeze aho u Rwanda umuziki w'u Rwanda ugeze ejo hari umuntu wanyandikiye wa Uganda ngo urumva ngo abanzi ba Uganda buvuga ngo tumumva yikize kwa bacu bahagije kuri iyi shuri ko tudafite n'inyota y'abahanzi bo hanze rwose kuri iyi shuri kuba musubizanyije ishaza uya yinji namuganira kada oya ariko yaranyohereje indirimbo z'umuhazi uririmba hari ababyita ni nka kadongo kamu mu Kigali ko babyita like indirimbo za hari za deep ndani za Kiganda reka rati zasobanura ukuntu zivuga dun 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 icyo kintu cyumvise ujye utumenya ko kivuye Uganda ubungu baho umuziki ugeze abanzi bacu uko barimo gukora uko standard y'umuziki ku isi aho ugeze ubona hari icyizere cyuko tuzagera no ku ma stage mpuzamahanga nje ntago nabivuga nk'icyizere uko nagiye nyanyuraho nuvuga ngo icyo kibazo mbajije cyarasubijwe oya reka nkubwire Melody ubu iyo mvuze sorry nari yego ama stage nimo kuvuga kubona dutumirwa muri za Grammy za hose aba performing yego urumva byari bibaye mpuzamahanga gusa kandi buriya erega dufite na diaspora y'ingande n'indundi byose rero umuziki w'u Rwanda nkuko n'izindi sectors zikura nawe uri gukura kandi na leta yabishyizemo ingufu nyinshi biragaragara nyine kugeza ku gihe tugira ministeri ishinzwe abahanzi biragaragara ko ari ubuhanzi buri gukura abahanzi barakura ariko noneho n'igihugu kirabishyigikiye kandi murabizi ko mu Rwanda ubundi nta kibazo kijya kibura igisubizo kandi iyo tugiye tuba twandurutse twe nk'abahanzi kambivuge mu izina ry'abahanzi nubwo nta wantoye twe nk'abahanzi ingufu zose turi gukoresha nimukomeza kudushyigikira gutya ibyo bintu byose tuzabigeraho ahubwo vuba sinakera kuruta igihe wenda twatekereza yego Antoinette hari ikibazo afite cyane mikoro yanjye iriho iriho rwose ndashaka kubaza Melody
mu ndirimbo nyinshi umaze gukora umwe mu bahanzi b'abahanga uri munyakazi koko mu muziki ku buryo indirimbo twebwe nk'abafana turazumva zose zikaturyohera ariko hari indirimbo umuhanzi akora ari muri bya bihe biri deep ukicara ukavuga inganzo iza mu buryo butandukanye hari iza wishimye hari iza ubabaye ariko ukicara ukavuga uti iyi ndirimbo yaje mu gihe nari ndi mu bihe numva nanjye ndi kwitekerezaho dizon cyangwa se nari ndi gukora ibindi niba ariko ya ndirimbo iri deep ya indi unumva nawe ukavuga ati indirimbo ifite igisobanuro mu buzima bwanjye twe ntabwo tubizi kuko tubona Bruce Melody ku mbuga nkoranyambaga ariko ubuzima bwawe bwite burya bugira uruhare no mu bihangano byawe cyane iyo ndirimbo hari iyo waba wibuka kuko umaze kugira byinshi urumva bro mu buzima busanzwe nk'indirimbo yitwa Catherine n'indirimbo ikomeye kuri njyewe hanyuma kuri album hari indirimbo nababwiye kare buriya rero generation y'abantu twakoranye n'abandi bari hejuru no munsi gatoya hari akantu bajya bahungiramo ibintu byo kuvuga feelings cyane cyane abahungu ababaye abagabo igitsina gabo ikintu cyo kutuvuga ngo nta muniga mwana ngo nta mugaburira umugabo wenda oya umugabo ni ibisanzwe ngo nta niga mwana yarize ngo naga ibyo bintu ariko buriya nuguhunga nyine akantu ko kubivugira mu uragenda ukitsimbana mu nguni uragenda ukitsimbana mu nguni ukabivugira ariko iyo bigeze ku kigero cyo kubishyira mu ndirimbo buriya umutwe uba wamaze kubyakira iyo ndirimbo rero nayikoze nabisobanuye hano kare nayikoreye mama mbikora mu izina rya mushiki wanjye muto Catherine bucura wo mu rugo uri kuvuga iyo Catherine iyo ndirimbo iri kuri album nari nzi ko uzagaruka ni indirimbo rero ni indirimbo yanjye na famille yanjye hanyuma nkageraho n'indirimbo y'Imana yitwa nzaguha umugisha nayo niba wayumvishe rero buriya n'ubuhanuzi nahaye abafana nihereyeho urebye narabanje ndihanurira nsagurira n'amasoko ja reka dusoze murakoze kunsubiza igice oya okay reka mbimubwire mu magambo wenda makeya nzaguha umugisha n'indirimbo ntekereza nka Bruce Melody wa mbere gato cyangwa na cyane yuko mumenye Bruce Melody wo mu rusengero nimunabyumva muzumva ko nari bimeze nkaho nari nagiye mu rusengero hanyuma uriya njyewe rero niwe ababyeyi banjye bareze bamujyana mu rusengero buri munsi bamujyana muri korali menya ijambo ry'Imana menya Imana nyine ku rwego rushobora kuba rutandukanye n'ukuntu ngaragara cyangwa nuko abantu babikeka ariko ijambo ry'Imana naryigishijwe cya kabiri iyo yindi yo niya mu marangamutima impuza na famille amarangamutima kandi ababaje ni za zindi nyine wiyandikaho ukavuga uti hanaba nkabije reka kangasibe batazabyumva byose nuko nguko tukiri aho ngaho rero muri feelings nihangane ako twinjiye mu kiganiro cyawe rwose ubu nakanyuma hari igihe umuntu agera mu buzima agatangira kwitekerezaho nk'abahanzi mugira akazi gakomeye kuko iyo umaze igihe udakora abafana barakwataka ese wabaye iki kutarimo gukora maybe you have your personal problems ariko they don't care they just want you to release a song an album and a show none hari igihe ujya ugira ukumva ufite imposter syndrome uri kwibaza nyine uri kwitekerezaho simani ko maze igihe ntakora ubundi buriya ndi umuhanzi wuzuye bibaho ese buriya kumaze igihe ntakora ubuzima bwanjye buzaba gute none na pressure y'abantu how do you handle that ubwo ngeze igihe cyo kwibaza gutyo ukuntu gahunda yabimeze igihe cyo wenda umaze nk'igihe udakora ntekereza ko ubwo ndi gukora iki muri icyo gihe naba maze ntakora urambwira ntago nabasha kumara igihe ntakora nahita njya kwivuza kuko nzi ko umuntu udakora atanarya kandi ndi chef wa famille ntago niyizi ntakora pe niyo nabisohoye abantu bari gunkira iyo pressure mba meze nka rya jambo Yesu yavuze byo kuvuga ngo babarire kuko batazi ibyo bakora kuko nge mba nzi ko ndi gukora wenda mba ntari kubishyira hanze kubw'impamvu runaka ariko
nta na rimwe kandi ndabizi ko abafana bacu bacika intege mbere yuko twe tuzicika uko utabaha ibyo ugomba kubaha basubira inyuma iyo habaye impamvu rero kutabaha ibyo ngomba kubaha nanone mba ndi inyuma ndi kuvuga nti aho babibonera basi babibone hari ikintu kirimo kudakora rero ntago birangiraho sindashobora kugera muri icyo gihe ninkigeraho nzatabaza ndabizi hari ikintu yashaka kukubaza takubajije ntabwo kabazo ntabwo wamucika uwari we wese ari hano uhandling situation ya depression ndabizi ko ari byo ashaka kukubaza buri muntu wese ajya agira moments of depression tuere no mu myaka ya kera wenda ukagira nk'ibintu bikubabaza cyangwa binakuremereye ufite igisubizo cyangwa utanafite igisubizo urebye ahantu mungejeje nanjye mafite ibibazo iryaguye nshobora kuba ngira depression simbimenye kuko nayo ntago ndayumvamo cyangwa se ikaba ari yisubije ukaba ukiri muri denial oya sinzi ukuntu bigenda ariko donc ibintu bikuremereye ubigenza ute kwa biganiriza abantu ngira abantu ngira buriya ubuzima bwose nabayeho ngira abantu nizera nyine niyo baba batanyizera ubwo ikintu mbakorera mbaruhukiraho kuko turicara tukabiganira niyo nabanzi ko nta gisubizo kiri bibonekemo kuko ibintu umuntu abamwe bajya bavuga ngo ibintu umuntu yanditse ngo oya njye ibintu mvuze ibintu tuvuzeho nkabona na opinion yawe hari n'igihe mba numva wenda igitekerezo nabigizeho kidakwiye nkamba se buriya muntu buriya nabamuhemukiye cyangwa ni uri kumpemukira cyangwa nkapfa kubaza umuntu nkavuga nti reka tubirebere mu ndorerwamo y'undi muntu utari njyewe rero ibibazo byinshi njyewe ngira inshuti zanjye ziba zibizi nyine hatavuyemo na kamwe nkababwira none se ko bimeze gutya bigenda gute nkaceceka se nkakimira aba nakimutaho nawe kikamuturikana Melody thank you dukora introduction y'iyi ndirimbo Colorful Generation nkayikora mu buryo ushaka niba ari icyo ushaka kwivugaho kidasanzwe yiziho cyangwa se ukanayituririmbira tukanasoreza nga tukagushimira cyane Colorful Generation njyewe bundi iyo nanditse indirimbo z'icyongereza ntabwo mba numva zanditse neza nkiyambaza rero inzobere mu bijyanye n'urwo rurimi ni ubwa mbere nafashe indirimbo ndayandika ndayirangiza yego harimo n'ikinyarwanda mpamagara ariko nyine amagambo menshi ni icyongereza mpamagara za nzobere ndazibwira nti ngaho rero mu ntegera amatwi mumbwire birambwira ngo tukubwire iki nyine murebe ko nta kintu twakongeramo cyangwa twakuramo uwa mbere araza barambwira ati reka nta kivamo nta n'igisubiramo bigumuko uwa kabiri bigenda gutyo uwa gatatu bigenda gutyo kandi n'indirimbo ubundi nayitiriye album ituzuye ifite igitero kimwe na chorus gusa mfata icyemezo ndavuga nti iyi ndirimbo reka nyandike nyirangize babone kuza baraza ariko baje ari indirimbo yo kwitirira album urumva nashaka kwishyiramo agasukari kose ni indirimbo rero itaratugoye mu ndirimbo ziri kuri album zose niyo ndirimbo ya mbere yari yoroshye gutangira kuyicreatinga kuyikora byatwaye umwanya muto bimeze nk'ukubyara umwana w'imfura akaba ari n'umuhanga yes muzayumve rero muyikunde ivuga imyitwarire yanyu n'iyacu ndi kuvuga abo twumva ariko uzakabushinja rusizi ngo ni yaje rusine wabwiraga kuva karera kumva cyane cyane bo urebye umwe muri abo rero igenewe yanakwandikiye ati mbabarire mbwirire Melody ko mufana cyane ati umunezero ni mwinshi album yatunyuze tumuhaye impundu Promesse Kamanda impundu za Promesse ni ikivugirizo kabisa Promesse arakoze yari yanyandikiye hari n'undi muntu ugukunda witwa Kagire Edmond uramuzi ndamuzi legend umve ngo yaragiye n'ahantu aravuga ati iki kiganiro murambabaje nta hantu ndimo kujya ndi muri parking naize mu modoka and I love Bruce Melody ndumufana we kuva kera arakoze cyane yigeze no kubimbwira kera yarambwiye ngo yaranabikubwiye yarabimbwiye rwose sinarinzi ko
byari biri seriye kuri urwo rwego ariko ubwo yaheze mu modoka ndamusuhuje mwemera kubi umusanda kwemera ko So, Bruce Melody, iyi navuga ngo iyi album irakubiye pe. Imeze neza cyane, wakoze akazi karivugira, niyo tutavuga amagambo menshi rwose. Colorful Generation, buri muntu wese nko wabisobaye banduye kare, buri muntu wese afite indirimbo ari bukuremo kuri kategori yiwe, n'imyumvire ye, n'ibyo akunda ndetse n'ibyo yanga. Buri wese ari bugire indirimbo akunda. Hari n'abari bukundemo nyinshi nkatwe rwose. Uzi ikintu cyantunguye? Abantu barifashe bakunda Roza. Narumiwe. Request zose zazaga kuri album zabazaga Roza, nubisohotse abantu comments nyinshi ziri kuza kuri Roza. Bisobanuye ko Roza tumuhuriyeho turi benshi, kandi ubwo muntu uri kutwumva hari mu Roza uzi rwose turabizi. Umudusuhurize. Melody, thank you so much. Murakoze cyane, mwakoze kutwakira. Abantu muri kutwumva, Kiss FM yadukoreye surprise, iduha umwanya wo gupremieringa indirimbo kugira ngo tubashe kuzibasangiza. Mujye mushyiraho urushinge ntimukarukureho, muzajya mwumva utuntu twiza nk'utu. Kiss FM, new music now. Bye bye, turaza kongera tugakorera akazi twara gatangiye noneho harahiye.